Shalom shalom bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye. Uwiteka asingizwe kuba akiturinze kugeza kuri uyu munota. Ni ubuntu bwayo, ntabwo ari imbaraga zacu. Imana ishimwe cyane. Reka rero ntangire niragiza mu maboko y'Imana mbere y'uko soma ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye. Ndakwinginze ndiho kugira ngo ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Rino jambo ni iryawe, ntabwo ari iryanjye. None ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe wivugira, jyewe ndi umuyoboro wawe gusa, ndi mikoro yawe gusa. Ndakwinginze ndiho kugira ngo utwigishe, uduhugure. Ugushaka kwawe gusohozwe muri kano kanya. Mwuka wera, ndaguhaye ikaze kugira ngo ubane nanjye muri uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana no kurisangira n'abandi bazaryumva bose. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye, amen amen. Uno munsi tugeze ku itangiriro 16, itangiriro 45, tugeze ku murongo wa 16. Turasoma ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 28, ariko turi buze gukomeza dusome itangiriro 46 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7, kuko aho hose niho hafite ubusobanuro bw'ijambo ry'uyu munsi turi buze gusangira. Reka ndirimba akarimbo gato. Uhoraho buhungiro bwanjye, Mana nkuru, we waremye isi n'ijuru hamwe n'ibibaho byose. Iyo nihweje ibyo wakoze, ndarengerwa n'ububasha bwawe, bigatuma nca mfukama ntaritse ibiganza hejuru. Uhoraho buhungiro bwanje, Mana nkuru, we waremye isi n'ijuru hamwe n'ibibaho byose. Iyo nihweje ibyo wakoze, ndarengerwa n'ububasha bwawe, bigatuma nca mfukama ntaritse ibiganza hejuru. Uri ndiho uruhoraho, uri Imana ikomeye, icubahiro cyose ni cawe, n'amashimwe n'ayawe. Mana nkuru, Mana uhambaye, uraganje, mwamuraganje. Haleluya, amen. Ubukuru bw'Imana ntago ari ikintu umwana w'umuntu ashobora kwiyumvisha. Ariyo mpamvu twebwe abana b'abantu icyo dufite gukora gusa ni uguhora turirimba ubukuru bw'Imana, ni uguhora turirimbira Uwiteka tumusingiza, kuko Uwiteka arahambaye. Uretse n'ubuhangange bwe, Uwiteka agira imbabazi zirengeye. Yihanganira twebwe abana b'abantu mu makosa yacu, akaturwazarwaza, akadukunda birenze ababyeyi batubyaye. Haleluya. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana.
umutwe w'amagambo uravuga uti, iyi ni Itangiriro 45 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 28. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo atumirwa mu Misiri. Inkuru y'uko bene se wa Yozefu baje mu Misiri igeze ibwami. Umwami n'ibyegera bye barabyishimira. Umwami abwira Yozefu ati, bwira bene so bahekeshe indogobe imitwaro yabo, maze basubire muri Kanani. Bazagarukane na so n'imiryango yabo, maze baze iwanjye. Nzabaha inzuri nziza ino mu Misiri, kandi nzabatungisha ibyiza byo muri iki gihugu. Ubabwire kandi uti, nimujyane amagare kugira ngo azazane abana banyu n'abagore banyu na so, maze mugaruke mu Misiri. Ntimuzababazwe n'ibyo mutazashobora kuzana, kuko ibyiza byose bya Misiri bizaba ari ibyanyu. Bene Yakobo babigenza uko umwami yabivuze. Yozefu abaha ya magare, abaha n'impamba. Bose abaha imyambaro yo guhindura, ariko Benyamini amuha ikubye 5 y'abandi. Amuha n'ibikoroto 300 by'ifeza. Yoherereza se indogobe 10 zihetse ibintu byiza byo mu Misiri, n'indogobe 10 z'ingore zihetse ingano n'imigati, n'ibindi se yagombaga kugira impamba. Nuko yihanangiriza bene se ati, ntimuzatonganire mu nzira, maze abasezeraho baragenda. Bava mu Misiri basubira muri Kanani. Bageze kwa se Yakobo baramubwira bati, Yozefu aracyariho, ndetse ni umutegetsi mu gihugu cyose cya Misiri. Nyamara Yakobo arumirwa ntiyabyemera. Nuko bamutekerereza ibyo Yozefu yababwiye byose, maze Yakobo abonye na ya magare Yozefu yari yohereje ngo bamuzane, noneho agira akanyabugabo. Nuko aravuga ati, mbega igitangaza! Koko umwana wanjye Yozefu aracyariho? Reka nzajye kumureba ntarapfa. Haleluya! Iryo ryari ijambo ryo mu Itangiriro 25. Ubu turakomeje mu Itangiriro 26 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo, uyu ni umutwe w'amagambo. Yakobo n'umuryango we bajya mu Misiri. Yakobo ajyana ibyo yari atunze byose, ageze i Berisheba atambira Imana ya se Izaki ibitambo. Iryo joro Imana iramubonekera, iramuhamagara iti, Yakobo we! Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, ndi Imana yawe, Imana ya so, witinya kujya mu Misiri, kuko abazagukomokaho ariho nzabagirira ubwoko bukomeye. Nzajyana nawe mu Misiri, kandi abazagukomokaho ni jyewe uzabagarura muri iki gihugu. N'igihe uzatabarukira, Yozefu niwe uzakurundarunda. Bene Yakobo bashyira se n'abana babo n'abagore babo mu magare, umwami wa Misiri yari yaboherereje, maze bava i Berisheba. Bajyana amatungo yabo n'ibyo bari bararonkeye muri Kanani byose. Nuko Yakobo ajya mu Misiri hamwe n'abamukomokaho bose.
ajyana n'abahungu be n'abakobwa be n'abuzukuru be, mbese n'abe bose. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen, amen. Amen. Murumva rero iyi nkuru ya Yozefu aho igeze ahantu hashimishije cyane. Aho twatangiye dusoma imitangiriro 45 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 28, twumvise ukuntu abana ba Yakobo bagiye gutora se kugira ngo aze abone umuhungu we Yozefu. Haleluya. Murumva ko aho Yozefu yari ari ibwami, umwami yumvise inkuru ko bene wabo ya Yozefu baje mu Misiri, biramushimisha cyane hamwe n'ibyegera by'umwami nk'uko twabyumvise. Aravuga ati mwihute cyane, umuryango wawe wose ndifuza ko uza kuba iwanjye hano mu Misiri. Murumva Yozefu yari atonye pe. Yozefu Imana yaramutonesheje. Yaramuhezagiye, irangije umuhuza na bene wabo. Mbese Yakobo nk'uko mwabyumvise, Yakobo yaravuze ati koko umwana wanjye Yozefu aracyariho. Mwibuke agahinda Yakobo yagize kubura umwana wiwe, kumva ko umwana we yishwe n'ibisimba. Mwibuke agahinda yagize. None ubu igihe kirageze ko ahozwa agahinda kose yagize. Abana be barayimubwiye, aravuga ati koko, mbese arabihakana. Yarabihakanye avuga ati ntago bishoboka, ibyo bintu murimo kumbwira ntago bishoboka. Ariko yitegereje ibintu bamuzaniye, bamutekereje inkuru ido n'ido, aravuga ati koko umwana wanjye Yozefu aracyariho. Haleluya. Umwana we Yozefu Imana yaramurinze. Umwana we Yozefu Imana yamugize igikomangoma. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, haleluya. Yozefu Uwiteka yamugize igikomangoma kuko yubashye Uwiteka. Yozefu yajyanywe bunyago, yaragurishijwe n'abavukanyi be, ariko yubaha Uwiteka. Imana imuvana mu cyavu, imicerikana n'ibikomangoma, ikomeza kumuzamura, imuzamura, imushyira hejuru, aba igisonga cy'umwami. Haleluya, haleluya. Uko nuko Imana ikora. Uko nguko niko Imana ikora. Irangije aravuga ati Yozefu ntago ari aho ngarukiye aho ngaho. Uzabana na bene wanyu muri Misiri, nzabahezagira mwese. Uzabona so n'abavukanyi bawe, mbese umuryango wawe wose nzawuzana muri Misiri, mwishimane hamwe. Haleluya. Nubwo Yozefu Imana yari yaramuzamuye imushyira hejuru, aba igisonga cy'umwami, ariko Yozefu buriya yari afite manke mu mutima wiwe, yari afite ikintu abuze. Yozefu yari yararongoye ibwami, yaranabyaye, ariko muri we
yari afite amateka yamukomerekeje, amateka ya Yozefu yaramukomerekeje, ariko Imana yagize gutya ihanagura byose, ihanagura agahinda kose ka Yozefu yagize, imwereka za nzozi yarotaga ari umusore muto, za nzozi izigira impamo. Inzozi za Yozefu yarose bene wabo bamunamira, Imana yazigize impamo. Haleluya! Imana yahanaguye amarira ya Yozefu yose, irangije ihanagura amarira ya se yose yose. Imana, Uwiteka ni igitangaza. Umuntu ashobora kugera mu byago bibi ku buryo ubwo ati nta garuriro, mbese ukabona ahantu hose harijimye kubera agahinda watewe n'ibibazo wagize. Gashobora kuba ari agahinda k'uburwayi se, gashobora kuba ari agahinda k'ubukene se, gashobora kuba ari agahinda ko guhemukirwa se, mbese ubwoko bwose. Hari ibintu byinshi bidutera twebwe abana b'abantu imibabaro. Hari ibintu byinshi bibabaza imitima yacu, ariko Imana ifite pouvoir, Imana ifite ububasha bwo guhuza umwana w'umuntu ikamuhoza, igahanagura amarira ye yose, ku buryo ibya kera bitaba bikibukwa ukundi. Ubwo nubwo bubasha Imana ifite. Murebe agahinda ka Yozefu yagize abonerwa, ajya muri prison, mu buroko, ntacyo yakoze. Imana ikakomeza imurwanaho, imuhoza, ikamushyira hejuru, abantu bose bakabibona. None igezaho imuhuza na bene wabo, imukiza cya gikomere cyari indani yabanaga nacyo, cy'amateka ye yarabuze uko akigira, iracyomora. Haleluya! Yozefu yari yaravutse ku mugabo witwa Yakobo. Yakobo yari umutoni w'Imana. Yakobo yari umutoni w'Imana. Yakobo yubahaga Imana cyane. Navuga ko kubaha Imana kwa Yakobo, mu bana 10 na bangahe yarabyaye, uwo murage ni Yozefu wawurazwe. Murumva, Yozefu yarazwe umurage wo kubaha Imana nk'uko se Yakobo yabikoze. Yakobo yagendanaga n'Imana cyane, no abyara umuhungu witwa Yozefu. Mu bana bose yarabyaye, umuhungu witwa Yozefu niwe Imana yatoranyije gukomeza kugendana nawe, no gukomeza kugira igikomangoma, no kwihesha icyubahiro muri we, kuko mu bana bose ari Yozefu ari we yari afite sagesse. Yozefu niwe yari afite sagesse mu bana Yakobo bose yari yabyaye. Niyo mpamvu Imana yifuje gutoranya Yozefu, imwicarikana n'ibikomangoma, kuko nta muntu n'umwe wubaha Imana azicara mu cyavu. Ntibishoboka, ibyo ntago bibaho. Abantu bose bubaha Imana ibakura mu cyavu, ikabicarikana n'ibikomangoma, yarangiza ikabomora ibikomere byabo byose, ikabahuza amarira yabo yose ari mu mitima yabo, ikabaremera ubundi buzima bushya bushimishije,
budafite trace n'imwe y'agahinda. Haleluya. Uko niko Imana yabikoreye Yozefu, uko niko Imana yabikoreye Yakobo, imuhuza n'umuhungu we. Yozefu yagira ngo yari yarapfuye, byararangiye. Maze Yakobo aravuga ati koko umwana wanjye Yozefu aracyariho, reka njye kumureba ntarapfa. Haleluya. Yari afite agahinda, yari kuzapfana agahinda kuko yabuze umwana we Yozefu, umwana we yakundaga cyane. Yakundaga umwana we Yozefu cyane, kandi uko yakundaga umwana we Yozefu cyane ni nako Imana yakundaga Yozefu cyane. Haleluya. Murumva ibyo bintu? Yozefu yari afite igikundiro cy'Imana, niyo mpamvu se yamukundaga cyane. Abantu bose bafite igikundiro cy'Imana barakundwa. Ntabwo ari abantu baba basanzwe, baba bambaye igikundiro cy'Imana, baba bambaye ubwiza bw'Imana. Kubakunda rero biroroshye. Nuko Yakobo rero yumvise mu mutima we hari amashimwe menshi, yuzuye amashimwe menshi cyane. Aravuga ati reka njye gutambira, reka njye gushimira Imana. Muri Isirayeli kera bari bafite ukuntu batanga ibitambo batambira Imana, donc action de grâce, bashimira Imana ibyiza yabakoreye. Urumva ko yatambiye Imana, yashimiye Imana ko yamukoreye igitangaza. Yozefu umwana we akaba ariho kandi akaba yarabaye igikomangoma. Icyo kintu ntabwo Yakobo atari kugishimira Imana ye, ntabwo bishoboka. Natwe rero icyo kintu tugomba kukibuka, tukibuka Imana igukoreye neza, Imana inkoreye neza, tukibuka kwishimira, kuko ukorewe neza ntushimire, uretse no gushimira Imana, umwana w'umuntu asanzwe agukoreye neza ntumushimire, urumva bitaba biteye isoni. Nk'uko abana b'abantu dukunda gushimirwa, twagiriye neza abantu, umuntu akagushimira ukumva birakunesheje kameme. N'Imana rero ni uko imeze, kuko Imana yaturemanye agasho kayo. Iyo itugiriye neza ikumva amasengesho yacu, cyangwa ikatugirira neza gusa, kuko Imana igirira neza ibiremwa byayo byose, ntitwibuke kwishimira, iba desu. Kandi ni ibintu byumvikana pe, ni ibintu byumvikana. Rero Yakobo yagize action de grâce yo gushimira Imana ye ku bitangaza bitabaho yari imukoreye. Aho ngaho rero niho Imana yahise imubonekera, irambwira ati Yakobo witinya. Urumva yari afite, donc byari bwababeho Imana ikabakorera neza cyane, ku buryo wumva ufite n'ubwoba. Hari ibintu Imana idukorera byiza cyane ku buryo bigutera n'ubwoba, ko biba birenze bikadutera koba, ukumva ufite akantu k'ubwoba. Imana rero yarabibonye, isura Yakobo iramubonekera, iravuga ati witinya, nzabana nawe mu Misiri. Nzagendana nawe. Yakobo ati Yozefu
mu gihe cy'ubusaza bwawe niwe uzakurundarunda. Haleluya, amen. Icyo ni ikintu cyiza Imana yabwiye Yakobo, yamuhaye assurance y'urugendo rwe. Urumva yari agiye kwimukira Kanani, aho yari yatuye imyaka n'imyaka, agana mu Misiri, aho Imana yari imubwiye kujya, aho Imana yamuteguriye imigisha yose, we n'abana be n'abuzukuru be n'abuzukuruza. Imana yari yarabahaye imigisha mu Misiri. Hanyuma donc Imana yakomeje Yakobo iramukomeza ati nzagendana nawe, nzabana nawe Misiri. Ahita mbese imuha protection. Icyo kintu nagikuyemo isomo cyane, kumva ko Imana yabwiye Yakobo ati genda mu Misiri, nzagendana nawe. Bene data, ikosa dukunze kugira nk'abakristo ni uko dupanga ibintu Imana itarimo, tutabanje gukonsulta Imana. Dupanga ibintu tutabanje gukonsulta Imana, maze igihe cyagera bikatubana amazi. Dushaka gufata ingendo tutabanje gukonsulta Imana, kandi muri iyo ngendo Imana itajyanye natwe, itari kumwe natwe pe, kuko n'ubundi ntabwo tuba twayikonsulse. Ntabwo uba wigishije Imana inama. Umuntu agashaka kuva mu gihugu kimwe ajya mu kindi atabajije Imana ati Imana urabyibona gute? Aho rero niho usanga tugize ibyago byinshi. Aho ngaho icyo kintu tugiye gukora Imana itarimo, tutabanje kuyigisha inama, turagikora ariko tuhakura ibyago byinshi. Niyo mpamvu rero abantu b'abakristo, abantu bizera Imana yifuza ko tuyigisha inama mu kintu cyose, muri decision yose nshya tugiye gufata, tukayigisha inama. Itaduhaye silence iti nzagendana nawe, nzabana nawe. Mugenzi, nakugira inama yo kureka uwo mugambi. Niba Imana itari muri uwo mugambi ufite, niba Imana utarimo muri uwo mugambi ufite, icyiza ni uko icyo kintu wakihorera, kuko ikintu cyose kitarimo Imana kirababaza. Ikintu cyose kitarimo Imana kirimo ibyago, kirimo ibyago. Ikintu cyose Imana itarimo kirimo ibyago, kirimo imikoshi. Uko niko nabivuga mu magambo make. Uko niko nabivuga mu magambo make. Ndabivuga kuko byambayeho. Ni kenshi nakoze ibintu ntabanje kubaza Imana. Ni kenshi nigira imigambi mu mutima wanjye ntabanje kubaza Imana. Ibyo bintu bikamerera nabi, ibyo bintu bikambana amazi, ibyo bintu bikantera ibyago, kuko Imana itari kumwe nanjye, kuko Imana itagendaniye nanjye. Niyo mpamvu nagize ibyago. Rero iki kintu tukwiye kukiga, tukwiye kukiga kugira ngo twirinde ubwacu, twirinde, kuko iyi si tubamo niyo Imana yadushizemo. N'imiterere y'iyi si yose ni Imana iyizi, kandi Imana yo kandi ireba kure, ireba hariya tutabona. Niyo mpamvu umukristo uzi ubwenge agomba kubanza kugisha inama Imana mu migambi yose agiye gukora. Ari proje nshasha, ari ukwimuka se, ari gusura abantu se, ibintu byose ukabanza ukagisha Imana inama
ikavuga ati nzabana nawe, donc ikaguha passe droit, ikaguha passe, ikavuga ati nta kibazo. Ariko ikintu Imana itarimo, itaguhayeho uburenganzira bwo gukora, ukemera ukagikora, mugenzi, umenye ko aho hantu, umenye ko icyo kintu, aho hantu n'icyo kintu uzahuriraho ibyago, uzahabonera ibyago gusa. Kandi nyuma ukicuza uti iyo mbimenya nari kubanza kugisha inama Imana. Haleluya, amen, amen, amen. Hari akaririmbo keza kavuga ngo araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, nzahora mwiringira. Haleluya. Tugomba guhora twiringira Uwiteka, tugomba guhora tugendana n'Imana, kuko iyi si irimo ibishuko byinshi, iyi si irimo imitego myinshi n'ibishuko byinshi. Ntitukizere abana b'abantu cyane. Ijambo ry'Imana riratwibwira ati uwizera uwizera umwana w'umuntu arakavumwa. Umwana w'umuntu ashobora gushukashuka, akagushuka ukamwizera, kandi inyuma ukaza regreta kuko wamwizeye, wamuhaye icyizere cyane utabanjije kugira iki, utabanje gukonsulta Imana, ukagata Imana bino uyu muntu bimeze gutya na gutya, uyu muntu aranshakira amahoro, ibi bintu biturutse kuri wowe. Reka tube abanyabwenge, twige kugendana n'Imana, twige kugisha Imana inama, twige kutigenga, twige gukonsulta Imana, kuko iyi si dutuyemo niwe yayiremye. Imana niyo yonyine izi uko iyi si imeze, nibona ibyo tutabasha kurebesha aya maso. Hari ibintu abantu dushobora kurebesha amaso, ariko hari n'ibindi tutabasha kurebesha amaso. Ibyo bintu tutabasha kurebesha amaso, ibyo rero nibyo biri danger, nibyo biri danger. Sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Nibyo biteye ubwoba. Uwiteka akomeze abigishe kuri iri jambo ryayo, atwigishe gukonsulta Imana muri byose. Mbega dukomeze twige gukiranukira Imana muri byose, mu gato no mu kanini, kuko kubaha Uwiteka, mbese nicyo ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, nibwo bwenge pe. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kuva mu cyaha niko kujijuka. Haleluya, amen. Nyagasani akomeze abagiriye neza mwese aho muri. Mwuka Wera akomeze abigisha muri iri jambo, atari uko tugomba kuryumva gusa no kurisoma gusa, ahubwo turishyire mu bikorwa kugira ngo rituzanire akamaro, kugira ngo nk'abakristo dukure tuve mu rwego rumwe tujya mu rundi. Ntidukomeze kuba ababebe mu bukristo, ntidukomeze kuba abana bato, ahubwo dukure tugere mu rwego Imana idushakamo. Uwiteka abagiriye neza mwese aho muri. Tuzongera dusubire mu gihe Imana yagennye. Shalom, shalom.